Yesu nashimwe cyane, ndabasuhuje mu izina rya Yesu. Mbahaye ikaze mu kiganiro ijambo ry'Imana impamba y'umunsi. Yesu naho umugisha mwinshi. Igitondo nk'iki ngiki naje numva nifuza kuganira namwe amagambo avuga ngo Imana igufiteho umugambi mwiza. Imana igufiteho umugambi mwiza utandukanye n'uw'abantu bagufiteho. Umva nkubwire nshuti yanjye. Nshuti yanjye, Imana igufiteho umugambi mwiza nubwo witegereza ukabona biracitse, nubwo witegereza hirya ukabona amakuba, imbere ukabona amakuba, inyuma ukabona amakuba. Uyu munsi wa none nkuzaniye ijambo rikubwira ngo Imana igufiteho umugambi mwiza nubwo uri hagati mu makuba. Imana yo mu ijuru iduha umugisha mwinshi. Yesu nawe umugisha mwinshi cyane. Tubahaye ikaze rero abakurikirana Sioni Nshya TV, ni urubuga ducishaho ijambo ry'Imana impamba y'umunsi. Imana yo mu ijuru niba umugisha mwinshi cyane. Nsuhuje abantu badukurikira bari mu Rwanda, abadukurikira bari mu mahanga, abadukurikira mbese abantu bakurikira runo rubuga. Yesu nawe umugisha mwinshi cyane. Iki gitondo nifuje kugira ngo tuganire namwe amagambo y'ihumure. Yesu ahabwe icyubahiro. Amen. Iki gitondo nifuje kuganira namwe amagambo y'ihumure, ariko mbwira umuntu utari wakora subscribe. Kora subscribe kuri channel Sioni Nshya TV. Nurangiza ntukabyera nuzayo na sharing abandi kugira ngo dufatikanye, kugira ngo tugeze ubutumwa bwiza hafi na kure. Yesu nabo umugisha mwinshi. Bantu b'Imana, tugeze mu gihe ijambo ry'Imana ribaye ingume. Tugeze mu gihe abantu bakeneye kugira ngo bumve icyo Imana ibashakaho. Yesu nabo umugisha mwinshi cyane. Amazina yanjye ni Ruhumuriza Herimani. Iyi ni Sioni Nshya TV. Yesu nabo umugisha. Utari wakora subscribe, kora subscribe ubundi ibintu bigende neza. Murakoze cyane. Nifuje kuganira namwe aya magambo dusanga mu gitabo cya kabiri cya Mose bita Kuva. Igice cyaho ni igice cyaho cya 14, no tugiye kuganira amagambo y'Imana. Turasoma n'umurongo wa 13 n'uwa 14, turasimbuka niturangiza dusoma umurongo wa 27 dusengera aha, ubundi Yesu aduhana umugisha mwinshi cyane. Amen. Tokezo benefosimemo la sime engrai nashika bonevosa. Umva nkubwire wowe nshuti yanjye dukurikiranye, shaza wubwira ngo Imana igufiteho umugambi. Imana igufiteho umugambi mwiza. Nubwo ubona amakuba kugose impande zose, ukaba witegereza imbere ukabona n'amakuba, wakwitegereza inyuma ukabona n'amakuba, hirya no hino ukabona n'amakuba, reka nkubwire nshuti yanjye, ndashaka wubwira ngo Imana igufiteho umugambi mwiza. Ikintu usabwa nta kindi ni ugukiranuka, ukayikiranukira, ubundi Imana yo izakwereka ubumana bwayo. Ubumana bw'Imana nta bundi ni imbaraga zayo. Ubumana bw'Imana ni imbaraga zayo. Tokezo benefahia. Ubumana bw'Imana ni imbaraga zayo. Kandi reka nkubwire, ndashaka kubwira ngo imbaraga zayo nekitasabo niziri hejuru y'ibintu byose. Imbaraga zayo zitandukanye n'ibintu byose. Iyo ivuze biraba niko ijambo ry'Imana ritubwira, iyo itegetse birakomera. Imana yo mu ijuru duhana umugisha mwinshi cyane. Ukeneye yuko Imana igutegekera, ukeneye ko Imana ikurengera, reka nkubwire nshuti yanjye, ikintu usabwa nta kindi ni ukuyikiranukira. Amen. Dusome mu izina rya Yesu. Dusome ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cya kabiri cya Mose bita Kuva, igice cya 14 umurongo wa 13. Hari ijambo rivuze ngo Mose asubiza abantu ati, mwitinya, mwihagarare gusa, murebe agakiza Uwiteka ari ubazanira uyu munsi. Kuko Abanyegiputa mwabonye uyu munsi, mutazongera kubabona ukundi. Uwiteka ari bubarwanirire namwe mwicecekere. Dusome ku murongo wa 27. 27 haravuze ngo Mose arambura ukuboko hejuru y'inyanja mu museke, inyanja isubizwamo guhurura kwayo. Abanyegiputa barayihunga, Uwiteka akunkumurira Abanyegiputa hagati mu nyanja. Yesu nabo umugisha mwinshi cyane.
igitondo nk'iki ngiki nkuzaniye ijambo rikubwira ngo ibyo ubona bitebwa n'ibigiye kugutera ubwoba, kuko Imana iri hejuru ya byose. Imana ifite imbaraga zirenze etandozo hari imangota ya. Imana ifite imbaraga zirenzeho ibyo utekereza. Imana ifite imbaraga zirenze ibyo ubona. Imana ayiwusa andokia. Imana ifite imbaraga nshuti yanjye. Reka nkubwire ngo tuza. Imana dusenga ni Imana ikomeye. Tuza Imana dusenga ni Imana iri hejuru ibikurwanya. Tuza Imana dusenga ni Imana itandukanye n'ibyo wowe witegereza ukareba. Iki ni igihe Abisirayeli bari bavuye mu gihugu cya Egiputa bataye, ariko ngo Farawo arangije ntiyashirwa ikimenyetso cya karindwi ntabwo nticyamwemera. Arangije ngo yongeye kubakurikira. Dore ikintu nkunda iyi Mana igutinza kugira ngo igaragaze imbaraga zayo. Ngo irangije bageza ku nyanja irangije batinzayo. Reka nkubwire kubutinza mu kigerezo tuza, kubera ko Imana ihagutindije ifite umugambi mwiza ku buzima bwawe. Kubutinza mu ntambara tuza, Imana ifite umugambi mwiza ku buzima bwawe. Kuba wowe witegereza ukabona biratinze ku buzima bwawe, Imana ububasha bwaje kubugaragariza kuri ibyo ngibyo witegereza ukareba ukabona nta herezo bifite. Ndashaka kubwira ngo ibyo witegereza ukabona nta herezo bifite. Ndashaka kubwira uyu munsi inshuti yanjye, wowe udukurikiranye uri mu Rwanda, uri muri diaspora zitandukanye, reka nkubwire etandoze lola binivoze monegrive. Ndashaka kubwira ngo ndabona Imana ikubohora, ndabona Imana ikura ibikurwanya mu nzira, ndabona etoze lola ndabona Imana ikura inzitizi zose mu nzira. Umva nkubwire icyo usabwa nta kindi, urasabwa gukiranuka, warangiza ukagira umubano mwiza n'Imana. Reka nkubwire nshuti yanjye, nukizwa ugakiranuka ukagira umubano mwiza n'Imana, reka aho igutindije hagukura. Imana yo mu ijuru tugereze, kandi Imana yo mu ijuru iturengere cyane. Haleluya. Tokezo benevoice enene kitasa. Ngo bari bavuye mu gihugu cya Egiputa, barangije bageze ku nyanja Imana ibatinzayo. Ibatindije, ndashaka kubabwira yuko umuntu yambaye inyama n'umubiri, ko Imana yo ije igaragaza ubumana bwayo. Imana igaragaza ubumana bwayo ku bigeragezo biguhagaze imbere. Imana igaragaza ubumana bwayo ku nyanja ikuri imbere. Imana igaragaza ubumana bwayo ku misozi impande n'impande. Imana igaragaza ubumana bwayo kuri ingabo za Farawo zikuri inyuma. Umva nkubwire, Imana igaragaza ubumana bwayo. Imana igaragaza ubumana bwayo mu izina rya Yesu. Wowe udukurikirane, umva nkubwire nshuti, Imana igaragaza ubumana bwayo ku buzima bwawe. Umva nkubwire, witegereza ukabona nta butabazi buhari, ariko reka nkubwire none, ndashaka guhanura ubuhanuzi uvuga ngo hari ubutabazi. Aho utabona ubutabazi, aho ngo hari ubutabazi, reka nkubwire, witegereza ukabona ibyawe birarangiye, aho ubona byarangiye niyo Imana ije kubitangiriza. Imana yo mu ijuru nishimwe cyane, kandi Imana yo mu ijuru duhana umugisha mwinshi. Etoze lora binigai. Akiruhanuzi uvuga ngo Imana irabitangije. Ibi etazo lele mangosta yas. Umva nkubwire nshuti yanjye, nta kindi kintu usabwa no gukiranuka gusa. Imana nta kindi kintu gusaba ku buzima bwa, nta kindi kintu Imana igusaba, no gukiranuka gusa. Imana igaragaza ubumana bwayo. Abisirayeli bahindukirana Mose. Ndashaka kwibutsa yuko hari inkingi yareshyize imbere yabo, ariko ngo irangije yikuraho. Iyikuyeho babona inyanja. Umva mbabwira nshuti yanjye, nawe hari inkingi imaze iminsi igukingirije, ariko urimo kwitega ukabona Imana yayikuyeho. Ko Imana yayikuyeho nuko yitegura kugutabara. Akira ubutabazi bw'Imana mu izina rya Yesu. Ko Imana yakuyeho iyo nkingi yari igukingirije kugira ngo utabona inyanja. Ndashaka kubwira ngo ni ukugira ngo Imana igutabare. Kubera ko utari wabona inyanja, Imana ntabwo yagutabara. Utari wabona la siriri mango, utari wabona ingabo za Farawo, ntabwo Imana yagutabara. Utari wabona imisozi impande n'impande, ntabwo Imana yagutabara. Ndashaka kubwira ngo ukeneye ubutabazi bw'Imana, ariko ndashaka kubwira ngo nawe ukiranuke. Imana mu ijuru tugira neza cyane, kandi Imana mu ijuru turengere cyane. Farawo ngo arangije yigira inama yo kubakurikira, ariko ngo kwari kugira ngo Imana none igaragaza imbaraga zayo mu bundi buryo. Imana igaragaza imbaraga zayo ku buzima bwawe mu bundi buryo. Imana igaragaza imbaraga zayo ku buzima bwawe. Imana igaragaza imbaraga zayo ku buzima bw'umuryango wawe. Imana igaragaza imbaraga zayo ku buzima bw'umugabo wawe. Imana igaragaza imbaraga zayo ku buzima bw'umugore wawe. Imana igaragaza imbaraga zayo ku buzima bw'umefayizega. Igaragaza imbaraga zayo ku buzima bwa famiye yawe. Imana igaragaza imbaraga zayo
nigaragaza imbaraga zayo. Ndashaka kubwira ngo igisasu umaze iminsi uryamyeho uri buze kukibyukaho. Etandozarima, reka nkubwire nshuti yanjye, nigaragaza imbaraga zayo, reka nkubwire ibyo witegereza ukabona birakugose, wari wabuze aho uhungira nshuti yanjye, wari wabuze aho uhungira. Ariko reka nkubwire, Imana yagutindije aho ngaho kuri iyo nyanja, irashaka kugira ngo igutabare. Arangije ngo arabakurikira. Naratangaye cyane ngo abakurikire kwari ukugira ngo Imana yiheshe icyubahiro. Kuba witegereza ukabona byagukomeranye ni ukugira ngo Imana yiheshe icyubahiro. Imana ntabwo yakwesha icyubahiro bitari byagukomerana. Umva nkubwire, etaziriri mangoza yasima nene pivoze mangoza. Reka nkubwire, hatabarwa uwatabaje utari. Ndashaka kuvuga ngo Imana kugira ngo gutabare nuko ubanza ugatabaza. Kuza cyane ngo Abisirayeli bitegereje inyuma y'abanyamagare ya Farawo, bitegereje imbere babonye inyanja itukura, bitegereje impande n'impande babona imisozi, ngo barangije bahindukira na Mose. Mose ngo barangije bamubwira ngo Mose, wadukuye iki mu gihugu cy'Egiputa? Ko hari imva, ko muri gihugu ka Egiputa bashyinguraga, wadukuyeho kugira ngo uze utwicishije zangaha kubera iki? Ariko Mose ahumekewe n'Imana bita Uwiteka. Uyu munsi nkwifurije kugira ngo Imana bita Uwiteka iguhumekere. Uyu munsi Imana bita Uwiteka niguhumekere, ngo ahumekeye n'Uwiteka. Arangije ababwira ijambo ry'ubuhanuzi nshatse kukubwira none aha ngaha. Arangije arababwira ngo haleluya. Arangije arababwira ngo Mose arabasubiza abantu ati mwitinya. Arababwira ngo mwitinya, reka gutaka nshuti yanjye witinya. Arangije arababwira ngo mwitinya, mwihagararire gusa, muri buza kureba agakiza, muri buza kureba agakiza Uwiteka ari buza kubazanira. Etoze lora simemone, reka gutaka kubera ko ubutabazi bwawe buraje, reka kuvuza induru, ubutabazi bwawe buraje. Witegerezaga ukabona muri kampani bagiye kukwirukana, witegerezaga ukabona ku ishuri bagiye kukwirukana, witegerezaga ukabona ibintu byawe birarangiye. Ariko reka nkubwire, witinya. Ni ijambo rikubwira ngo witinya, iri jambo rivuga ngo witinya. Ndashaka kubwira ngo ni ijambo rikomeye cyane. Iri jambo rikubwira rivuga ngo witinya, ni ijambo riri muri Bibiliya inshuro 365. Ni ijambo riri muri Bibiliya inshuro 365 zingana n'umwaka. Bishatse kuvuga ngo buri munsi Imana ibivuga ku buzima bwawe, ikubwira ngo ze etandos rele binigai zemeni wisandabi efosima. Niba ari kubwira ngo witinya, witinya, reka nkubwire witinya. Warabenzwe, witinya kubera yuko uwakubenze nta bushobozi yari afite. Imana ikuza niyo ufite ubushobozi. Hayiwe tadayasi. Reka nkubwire witinya, witinya. Barimo baraguhamagara ngo, barimo baraguhamagara kubwira ngo igihe kirageze cyo kwishyura. Barimo baraguhamagara buza amafaranga yo kwishyura. Iri jambo rirakubwira umunsi ngo witinya, witinya nshuti yanjye, witinya. Niko iri jambo rikubwira. Mose ngo arangije abwira Abisirayeli arabwira ngo mwitinya. Ndaguhanura mu ijambo rivuga ngo witinya, witinya. Arangije arabwira ngo mwihagarare gusa, muri buze kura agakiza Uwiteka ari buze kubazana uyu munsi. Arangije arabwira ngo kubera yuko Abanyegiputa mwabonye. Ubu ni ubuhanuzi bwa nyuma, ni ubuhanuzi bwa nyuma Mose yarahanuriye Abanyegiputa. Nubuhanuzi bwa nyuma Mose yarahanuye ku Banyegiputa. Umva, ndahanura ku buzima bwawe, ndahanura ubuhanuzi bwa nyuma ku buzima bwawe. Ubuhanuzi bukubwira ngo uyu munsi none zelele mangotsa hiyas nikita sabo, none ndashaka kukubwira ngo nekize grome wisanda hiyas, witinya. Kubera yuko ibyo urimo kwitegereza biri mu marembera, ibyo urimo kwitegereza, reka nkubwire ubu ni ubuhanuzi bwa nyuma ku buzima bwawe. Mose guhanura ubuhanuzi bwa nyuma ku buzima bw'Abanyegiputa. Arangije avuga ngo Abanyegiputa mwabonye uyu munsi ntabwo muzongera kubabona ukundi. Akimara guhanura ubwo buhanuzi, Imana ibona kwizera kwe. Imana ikeneye kwizera, Imana ikeneye kwizera, Imana ikeneye yuko wizera, Imana ikeneye yuko wizera. Nshuti yanjye, Imana ikeneye yuko wizera. Welelevozemone, Imana ikeneye yuko wizera. Watakaje ibyiringiro, watakaje ibyiringiro. Zone wisanda hiyas, reka nkubwire, Imana ikeneye yuko wizera. Watakaje la simemone bosai, watakaje kwizera. Imana ikeneye yuko wizera.
Imana ikeneye yuko wizera. Ngo wabuze urubyaro, reka nkubwire ntabwo urubyaro, reka nkubwire biri mu kiganza cy'Uwiteka. Imana witinya kubera ko urwo rubyaro Imana iraje guha urubyaro. Witinya nshuti yanjye, Imana ije kuguha urubyaro. Aha ni ubuhanuzi bwa nyuma buri mu ijambo rivuga ngo witinya. Nshuti zanjye mudukurikira, muri mu Rwanda, muri diaspora zitandukanye, uyu munsi n'ubuhanuzi mbazanira babwira ngo mwitinya, kubera yuko abanyegiputa muri mu kuba ntabwo muzongera kubabona ukundi. Imana yo mwijuru tugereza, kandi Imana yo mwijuru turengere cyane. Reka mbabwire, ubuhanuzi akimara kubuhanura ngo Imana irangije yuruka mu gihugu cyo mwijuru, ibonye kwizera kwa Mose, yongera ijya muri ya nkoni, kandi irangije iramubwira ngo rambura inkoni hejuru y'amazi. Arambuye inkoni hejuru y'amazi ngo amazi arizingazinga. Reka nkubwire, Imana hari ibintu ije kuzingazinga ku buzima bwawe. Imana hari ibintu ije kuzingazinga ku buzima bw'umuryango, hari ibintu Imana ije kuzingazinga ku buzima bw'akazi kawe, hari ibintu Imana ije kuzingazinga. Akira ubuhanuzi buturutse ku Uwiteka. Imana ngo izingazinga amazi, ayo hepfo yakubira hepfo, ayo ruguru yakubira ruguru, ngo irangije zikura ubutaka. Reka nkubwire, atoze lora binivosai, Imana ije kuzikura ubutaka ku buzima bwawe. Aho wabonaga hameze nk'inyanja, Imana ije kuhagira ubutaka bwumutse, ngo Imana izikura ubutaka. Abisirayeli ngo batambukira humutse. Bamaze gutambukira humutse, Bibiliya ivuze ngo iki? Bibiliya tubwiye ngo bakimara kwambuka, abanyegiputa nabo ngo baba bayigezemo, ngo bayigeramo barangije ngo babone umuhanda Uwiteka yaharuriye Abisirayeli. Reka nkubwire igitangaza n'icyaye ku buzima bwawe. Abaguca intege bakubwira ngo ntabwo bizakunda, igitangaza n'icyawe ku buzima bwawe. Umva nkubwire, abakubwira ngo ibyaha byarangiye, abakubwira ngo byararangiye, reka nkubwire nshuti yanjye, ntabwo byari byarangira, ahubwo ku buzima bwawe ndashaka kubwira ngo biratangiye. Abakubwira ngo birarangiye, ubihorere, kubera ko ku buzima bwawe biratangiye. Ngo barangije abanyegiputa bagira ngo ni inzira isanzwe, barangije ngo bihaguca mu nzira Uwiteka yaharuriye Abisirayeli. Reka nkubwire, inzira ni iyawe ku giti cyawe. Nshuti yanjye, inzira ni iyawe ku giti cyawe. Niyo mpamvu ushatse kuvugira ngo amajwi y'abadayimoni amaze iminsi agutera ubwoba, uyu munsi uyabwira ceceke, kubera yuko duhagurukiye mu ijambo rivuga ngo witinya. Iri jambo riri muri inshuro 365. Buri munsi iri jambo rivuga ngo witinya. Witinya rero nshuti yanjye, wewe bari barabwiye ko ibyo birangiye, wewe kwa muganga bari baragwebeje barangije bakubwira ngo urwarwe ntabwo uzakira. Reka nkubwire, Imana yaharuye iyindi nzira. Imana igucira inzira mu nyanja, Imana iciye inzira mu bibazo, Imana iciye inzira mu burwayi. Reka nkubwire, urakize. Urwaye diyabete, uyu munsi wizere. Urwaye kanseri, irakuryamisha imyaka myinshi, uyu munsi wizere. Umva nkubwira nshuti yanjye, ufite intambara zitandukanye, uyu munsi wizere. Reka nkubwire, uyu munsi ni wizera, uri buze kubona igitangaza cy'Uwiteka mu ijambo rivuga ngo witinya. Mu ijambo rivuga ngo witinya ni vi. Ngo barangiza bihaguca mu muhanda Uwiteka yaharuriye Abisirayeli. Iravuga ngo Umwisirayeli wa nyuma avuye ku nkombe, Umunyegiputa wa nyuma ngo yaragezemo. Muri rya jambo twasomye rivuga ngo Mose ngo arambura ukuboko hejuru y'inyanja mu museke, ngo hari mu museke, mbese Imana yabambukije mu museke. Ndashaka kubwira ngo umuseke wawe uratambitse. Etozelora benizegayi, umuseke wawe uratambitse. Umaze iminsi ukeneye ko umuseke wawe watambika. Umuseke wawe uratambitse, akira gutambikirwa n'umuseke w'Uwiteka. Uyu munsi ushyireho mu ijambo rivuga ngo witinya. Arangije ngo akimara kurambura ukuboko hejuru y'inyanja, biravuga ngo inyanja yongera gusubizwamo guhurura kwayo. Isubizwamo guhurura kwayo ngo yanigaguye abanyegiputa. Ndashaka kuvugira ngo Imana hari ibinyegiputa ije kunigagura ku buzima bwa, hari ibinyegiputa Imana ije kunigagura. Ngo amazi arongera arengera abanyegiputa, amaze kubarengera. Unyumvira nshuti yanjye, ngo amaze kubarengera, Imana isohoje isezerano.
reka nkubwire, hari ibintu Imana igiye kurangiza ku buzima bwawe. Imana yo mu ijuru duhana umugisha mwinshi, ngo hari mu museke. Imana umunsi ikunkumura abanyegiputa hari mu museke. Imana igira ibintu igukunkumurira mu izina rya Yesu. Imana igira ibintu igukunkumurira mu izina rya Yesu. Imana igira ibintu igukunkumurira mu izina rya Yesu. Imana igira ibintu ikunkumura ku buzima bwawe. 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 Mu gicuku cya nyuma Imana ikunkumura abanyegiputa. Imana igira ibintu ikunkumura. Imana igukunkumurire. Imana igukunkumurire. Imana ije gukunkumura. Imana ije gukunkumura ku buzima bwawe. Imana muri kino gicuku, igicuku cy'uyu munsi, Imana ije gukunkumura. Ingwe bakunkumurira mu nyanja. Imana igira ibintu gukunkumura mu izina rya Yesu. Kandi reka nkubwire, Imana nibikunkumura, reka nkubwire biri buze kumenyekana yuko ari Uwiteka. Imana yo mu ijuru duhana umugisha mwinshi cyane, kandi Imana yo mu ijuru turengere cyane. Imana hari ibintu ije gukunkumura. Akira ubuhanuzi bw'uyu munsi mu ijambo ry'Imana. Impamvu y'umunsi, ijambo rikubwira ngo Imana hari ibinyegiputa ikunkumuje, ngo bakunkumurira mu nyanja. Ndashaka kubwira ngo wari umunsi wa nyuma. Ndashaka kubwira ngo ibikugerageza hari umunsi wa nyuma. Ibikurwanya hari umunsi wa nyuma. Ibiguca intege hari umunsi wa nyuma. Amadeni urimo hari umunsi wa nyuma. Wumva nkubwira uburwayi rwa hari umunsi wa nyuma. Imana ije gukunkumura. Imana ngo ije gukunkumura. Imana irakunkumuye. Imana irakunkumuye ku buzima bwawe. Imana irakunkumuye. Imana irakunkumuye mu izina rya Yesu. Abazimu bamaze iminsi bakuniga. Imana ije gukunkumura. Ikintu usabwa ni ukwizera. Ngo Mose arambura ukuboko hejuru y'inyanja mu museke. Imana irangije irakunkumura. Imana irakunkumura. Imana ije gukunkumura ku buzima bwawe. Imana ije gukunkumura, kandi ubwo ije gukunkumura biraje bimenyekana yuko Uwiteka akoze igitangaza gikomeye. Yesu aduhana umugisha mwinshi cyane. Amen. Reka ngusengere wowe kudukurikirana. Reka ngusengere mu ijambo rivuga ngo Imana igira ibintu ikunkumura mu izina rya Yesu. Reka ngusengere kandi reka nkubwire, ibi bintu kuba atabizi ibintu birakora. Ibi bintu birakora. Ibi bintu birakora. Ibi bintu birakora. Twagiye tubona abantu Imana yagiye ikunkumura abanyegiputa ku buzima bwabo. Reka dusenge. Reka ngusengere wowe dukurikiranye. Mana zakana, Imana ikomeye cyane. Uri Imana y'imbaraga nyinshi. Uri Imana y'ubutware bwinshi. Sengeye umwene data ufite ibibazo byo ufite ibibazo by'urubyaro. Sengeye umwene data baroze uyu munsi wa none akaba andokize gaye, akaba yenda kwimaraho umubiri kubera kwishimagura. Sengeye umwene data ufite ibibazo bitandukanye. Nyemera uyu munsi wa none ugira ibintu kunkumurira mu nyanja. Gira ibintu kunkumura mu izina rya Yesu. Gira ibintu kunkumura mu izina rya Yesu. Twakiriye ubutabazi bwawe kuri bene data. Ugize ibintu kunkumura mu izina rya Yesu. Amen.